Jori kuyapa. Bagomba. Kuyapa sheri. Tutabaramura. Aramukora iki? Nonsense. Mokuya kwanza hapa kwa kidogo. Mwete bara bagombafu hapa. Sha. Erega bitwe twashaka. Bilianza kai. Na nishakosa busingizi. Ngwino. Isiki. Musharing space. Dadangu bikwaye. Kuya tuingie mwa hii nani mwa hii turbine. Tukatu. Bonjour. Kutaryama wowe amasaha saa 10 muri Quebec. Kuya kwanza hapa. Godfather, mie ingali usiku, sio gisi nililamuka mimi Na nakuta mie vita. busiku nilikunywa ma Red Bull nabuze ukuntu muri aka kazi. Mumfashe musharinge ziri yambwa. Nonsense. Kanza nintuza hano. Mwenye kari bote barashaka kwamfura, bupfura yapi buyesukura mabandi. Aramufana mukora iki? Aki yote ya Nutata ziraza ko polisi. bombafu. Muze kwanza hano. Mimi nacheka, Abapfura. Bipfura ibyo bitugane tena. Urumva? Erega. mimi Muzane nacheka espoir kama hano. Murete espoir hapa. Nonsense. Musharinge espoir gato. Sha. Godfather, wewe Zamu. unapenda vita gawe. Sipende vita. None banaramu barahaze. Ibi ni ibiki? Muzanire espoir hano. Baza turaruca. Roma. Au fait, unaona hapa kuiksi kuna kwa probleme moja. Sasa batu biko Mm? na bana debate, Mhm. unamalizaka debate incomprehension haitaishi. Unakuta mtu anaendelea na vyake. Anarudia tena na vile vile. Sasa Mhm. mwenzake anasema sasa wewe kila siku batakuwa nakusobanulia kitu kimoya kila siku. Sa Byagenze bite rero? Suka ibintu ko mwabikurikiranye byagenze bite nabuze bitotsi. noneho mwumve ibimbayeho Mm. ukabyara Mm. ngiye muri ya space ndi kubwira Rubayita ibi ntabwo ari byo hazamo agahungu nako karanyataka niba bakita ngo iki simba naze mukundi nambara umva se icyo Urumva? naze ni bose ukugira ngo ibintu bizamura ibindi urumva Nta ibihe bizamura ibindi ariko. none Musharingira kano iki? gahungu kari kunyataka kubera iki nka Nako none bitande se kazane kano nako hano. uje kwa kasa noneho reka mwikiruguti mvuge ukuntu byagenze noneho ibyo nyine ibyako gahungu sibyo Musamura amadubu. kariya ko ntacyo kavuze bitewe nuko reka mvuge ibyanjye ofete hari space Nyiringoma yakoze iri kwataka ku minota Nyiringoma ikigarasha. Nyiringoma ikigarasha barazamuka Rubayita abarazamutse Abagonganisha imitwe Nyiringoma. yego arangije aravuga ati abanyamurenge kuko Nyiringoma we yakoze space ivuga ko abanyamurenge babaye abantu bagambanira bari mu bantu bagambaniye Lumumba Patrice Emery Lumumba Yesu Kristo. noneho ATM arangije arazamuka aravuga ngo kubera ko murere uruhande rwa Lumumba ntabwo abanyamurenge bajyanye na Murere ngo barase bafatanye na Murere ahubwo bafatanyije na Mobutu urumva ariko nyuma yaho aza ATM arangije we arazamuka aravuga ngo niba abanyamurenge bari barafashije Murere mbere hanyuma bakayivamo bagafasha Mobutu nuko babonaga ko objectif zabo zitari kugerwaho urumva bigeze nyuma noneho uwitwa Espoir aba yaritayemo ariko akaba ari akantu yarafitanye na Rubayita ibyo ari byo byose nyuma yaho akantu ka Rubayita rero twese twakagiranye nawe Rubayita yaje hano bwa mbere wa muntu wiyibasira abanyamurenge tuza kumenya ko kugeza naho twacukumbuye tugasanga ngo yarashwanye na Gitwaza mu bintu by'amatorero ngo arizo nzika afite komeza ndi mu bantu bahanganye na Rubayita namubwira tuzongera kuvuga ku bwoko bw'abanyamurenge tuzaguruka hano murabizi yageze naho twe tuza kuvuga ngo impamvu ni iyihe tuza kumenya ngo ko yagiranye ibibazo ngo mu nsengero iyo yaje ava uzi ko yaje anadusengera wari umupasiteri icyo gihe bro yavugaga amagambo mabi komeza nubwo njye kwivanga muri komeza noneho umva icyabaye kandi wibuke icyo gihe cyose igihe yifatiraga abantu ku gahanga ntuza yari ahari Espoir yego yarabyumvaga komeza Kingdom yaramwegeye arabimubwira Rubayita arabireka urumva arabireka hiyongera kwataka abanyamurenge ibyo ngibyo arabireka
Espoir rero niba ariryo yazamukiyeho stili ntabwo burya ah, Espoir ryakomeje kumubabaza kugeza aho noneho yazamutse ari kurega Rubayita amurega ati murebe ibintu yanditse, abantu bajyaho barasoma, byasomwe n'uwo bita Rici na yanditse iki yanditse ngo iki Etemu yari yanditse avuga ni amagambo nyine avuga ngo No, abanyamurenge. Yes. suka. Icyo yabajije yavuze ibyo Nyiringoma yavuze textually. Mbese iwe yabishize mu nyandiko. Urumva? Yaragera avuga ngo abanyamurenge si ukubibasira, andika ibyo nyine Nyiringoma yarimo avuga abaza. Oya, So neza ahubwo ibyo yavuze bitandukanye n'ibyo yanditse. nyine ibyo yanditse ibyo Nyiringoma yavugaga. Nyiringoma yazanye sije arayivangavanga asvanga. muzanire Espoir hano, muzane Espoir, nyiri ku ruhande rwa Espoir. En fait, Amadubu, Komeza nubwo nta wandi reka ndi bufate. Amadubu, Nyiringoma na Eteme ni abantu babiri batandukanye. Eteme azi amateka, arashobora kuba adashaka kubyumva ariko azi amateka. Ariko Nyiringoma Nyiringoma we ni ikimara. nta kintu na kimwe azi, yaravangaga ibintu bitavangiye. Kirazidimanga gusa noneho njyewe kuko muri komantere nandikiye Eteme nambwiye nawe koko uri kubaza amafuti nk'aya ngaya kuko umunyamurenge wagambaniye Lumumba ari hehe? Ntawe. None se ubisha Lumumba bari hehe? Azi. Ikindi Mulele azi ukuntu yatangiye. So azi rebellion zose uko zatangira zivuga ibyo zasaba, wakwita Lumumbiste utari Lumumbiste utari gukora ibyo Lumumba yakoraga. So icyabaye nuko Eteme yashimangiye cyane ibyo Nyiringoma ari kuvuga, kandi twese umuntu wese yabonye ko Nyiringoma nta kintu yumvaga, nta mateka yarazi, ibyo yavugaga ntabyo mbese yaravugaga nk'umusazi. So icyabaye igitangaza nuko Eteme yagiye muri ibyo ngibyo nawe akajya yibarishwa ibintu azi neza ko ari amafuti. Urumva? Jori reka nkubwire Nicyo cyabaye. Nicyo ngicyo cyarakaje na Espoir aramubwira wa mugabo ugira ikihe kibazo ku banyamurenge? Ni nko kuvuga uri gukora makusudi, uri gukora ibigira nkana. Urumva? So uri gushaka akantu kose ko kuzaza wataka abanyamurenge kuko ibyo uri kuvuga nawe urabizi ko ni amafuti. So naho byabaye rero ibindi byo bose bakozemo amakosa, ni abantu benshi bayikozemo amakosa. Oya suka nawe ni ibyo ngibyo Nyangakagara yagiye akubwira abantu bose se. Muri space ya Nyiringoma Niyo mpamvu nyine ntago wavuga ngo abantu bose, umuntu wese reactinga kubyo uko yumva nyine muri space. Ariko iby'abandi ntuvange abandi, aho ni Espoir na Eteme kandi ibyo bapfuye niyo mpamvu byagiye na hano. So abandi bo ntubavange ntubazane nyine muri ibyo ngibyo, umuntu wese yagiye abivuga uko ashaka, uwabitaye aho ngaho yabitaye aho ngaho, ariko Espoir we yongera arabivugaho, niyo mpamvu nyine n'uyu munsi tubyutse muri izi ntambara kandi twaraye turi gutanga inama zo kutakomeza muhatakana ku ma space. Nyiringoma afite Nyiringoma yafunguye. Ntimwongere kuvuga izina rya kiriya kiragi. Komeza. Kiriya kiragi mugani wawe ndabyubasha. Yafunguye space ashiraho titre ariko idahuye na content. Atazi n'amateka. Arazana Mulele yaje muri za 60-63. Lumumba yapfuye muri 60. Noneho afata amateka ya Mulele kubera ko bavuga ko Mulele yatangiye ari uko Lumumba yishwe, ariko igihe yaziye Lumumba yarapfuye. Ahita avuga ngo kubera ko Mulele yaje muri Sud Kivu, aza kurekrita muri Sud Kivu. aba Sud Kivu bose baramwitabira n'abanyamurenge barimo. Ariko noneho mu gutangira kwa Mulele arya inka z'umuzungu witwaga Riga. Azirangije arya iz'abanyamurenge, afatiriza abanyamurenge, abanyamurenge batandukana nawe, barasana nawe. Kuba baratandukanye na Pierre Mulele yari yagiye kurwanya Mobutu yarishe Lumumba, ati bivuze ko abanyamurenge
bagambaniye Lumumba. urwo ni urugoryi bagomba kumenya ukuntu byagenze kuko bararwanye urimo kunyumva bababujije kurya inka ariko se amateka kuri abantu badasoma amateka y'igihugu cyabo hano kugira ngo abanyamurenge bihinduke abantu bo muri Murera babakabira urimo kunyumva barimo n'abagabo bamwe b'abanyarwanda babiri tari buze kuvuga amazina yabo urimo nabo kumva twarabavuze aho ngaho. umwe yasubiye i Burundi undi asigara hari yaje kumusanga i Burundi nyuma iyo ahantu ku byagenze uyu mugabo bakimara kurangiza izo nka z'umuzungu bagafata izo bakadukiriza abanyamurenge turi kumwe abanyamurenge baravuze ati no ntabwo bikunda ndetse banavuye hasi baramanuka amini bava ruguru baramanuka impamvu abanyamurenge basanze kolonere umwe muze kunyibutsa izina rye ngira ngo ni Kinyama nimba ntibeshe. sinibuka izina rye Kinyama baravuga ati okay ni niba Kinyama mudashobora n'Isukuma. kududefanda twebwe dufata abasore bacu mubigisha igisirikare basi badefanda imirima badefande inini yabo Entre colonel witwa Kinyama na Sukuma sinzi umwe muri bo. sindi kwibuka uri kunyumva ibyo ngibyo reka tureke kugaruka ku mateka tugaruke kuri ntuza y'aba bagabo babiri njye niyo indaje inshinga abagabo babiri abagabo kunyumva babiri bagwanye ikintu bita cause lointaine na cause immédiate. Ça veut dire urumva ikintu kiriho reka icya nzibabwire ikintu kera na gishasha so ikintu urumva kiriho rero twumvikane ikintu kiriho tugarutse hagati erega birabara banabashyizemo akayikutere buriya nubwo mutambona banabakurikiye buri kantu kose ibi bintu izi ni ingaruka urabona nk'ubu ngubu nta topiki zihari zo kuvugaho muravuga iki ni ukuvuga ngo uko nuvuga ngo urumva you have to be influencer to be influencer you don't need ko you need ntabwo bisaba ko uhorana content zirenze imwe so tugarutse kuri uyu mugabo rero uyu mugabo ngiye ntabwo ngiye kwivanga ariko uyu mugabo nge ndi mu bantu bamurwanyije ba mbere icyo gihe niba mubyibuka yahereye mu byibuka ntari buze gusubiramo ahangahe n'ibintu bibakasamutwe icyo gihe Espoir yabaga muri aya ma espace yababaye niba ibyo bintu rero byarababaje Espoir akakomeza kumufata muri iyo image aho amubonye akamubaga niyirengere ni nabyakire nta kindi yakora nabyakire kuko uyu mugabo ngaho yibaze njye sindi umunyamurenge murabizi ariko nagezeho mubwira ati ndakubujije ndaguhagaritse tuza no gukora background check dusanga ngo uyu mugabo afitanye inzika n'abanyamurenge ngo bashwaniye urusengero ngo arimo gitwaza murabyibuka turavuga ati vana iby'insengero kuza kwibasira communauté hano murabyibuka ibindi nange mukomeze mufate ijambo rero Espoir ibyo bindi byabaye muri uriya mujene ntabwo njye mbizi muze kubitubwira nabyo gusa mureke dusase inzobe ibyo nkanga ngo ya ngo muri imfura ubupfura mugira hari imfura muri imfura zahe mureke ibintu byabereye ku mihanda hano dusase inzobe birangirira ahangaha hanyuma musubire mu mirimo mwakoraga mureke aba influencer bakomeze akazi kabona abantu bahostinga ibintu bifatika murakoze none se Godfather uwo babwira ngo zamure Espoir azamuke adafite gucisha bugufi guca bugufi uriya nawe ntafite guca bugufi urwo rubanza ninde uruca turahari turumva ukuri yaba induru bugaca ntabwo ari induru ariyo mpamvu byaba na byiza urukumva uriya ntagire ugira ububasha kurusha undi mushaka ngo rubayitana Espoir wowe Godfather ni kangahe nagukije na Espoir rubayitana Espoir ntabwo ntunteranya na Espoir ngiye nigeze ndwana nawe Espoir uri ndagusomye indi ugirana ikibazo nande ngewe ngirana ikibazo nande so umva uri ku ruhe Saint Jacques agiye gukora icyo bita l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami intambara ibibazo nje nagirana ikibazo n'umuntu Espoir bamubwire none se reka ngwaze ikintu kimwe Jolie sivyo Saint Jacques avyasikia hata kibazo unataka utangiye kuntetekesha navuga Espoir ajya avuga ngo se wabo niwo bita ngo ajya mutande mbabarire wumve bamvugire nibi turi kuvuga Kasamutwe tugaruke tujye kuri Espoir na ntuza na ki Akasamutwe Saint Jacques ntarumva n'ikibazo hano kiri ariko yaje deja
urabizi ko njyewe harigihe nyansasira ijambo kugira ngo nze kuza kuri gukora ikintu reka twumve banza mureke ikintu kimwe tumwumve uyu musaza Espoir umviriza nyine umviriza uyu musaza bita Bizimakara niwe mujyanama mukuru wa Kisekedi uzwi confirme ariko yirwa tukaba papa w'abana yagiye abivuga nabyo akavuga ngo yewe mvuka mu bagambanyi akajya abivuga nabyo kabisa ariko karaha inama karahatanga zitanga privately wenda hataka abantu baza kuri public yewe bakavuga ibyo ntabwo bavuga uzi ko kongora inshuti yanjye magara nuzi ko twabanye nawe gitanze imyaka 7 nuzi ko tujya tuvugana Jori mwampereye Espoir King link hano wasanga nawe ari basamutse kukumva intambara igiye kuberamo hano inama karatanga niyo kubaga u Rwanda ndabizi yagiye abivuga nabyo ariko none se se Sanjake bihuriye aha he Edeme ni Edeme ni Rubayita na Sanje ajya na avuga ngo Ntusi yewe none se umunyarwanda ibyo ngibyo uri Espoir kuvuga avuga ngo bihuriye yewe n'ikiganiro turiho ndi Sanja umunyarwanda ahubwo se nuko Sanjake nawe afite ahubwo ikibazo se na karaha Espoir ese urwo ni urundi Joli rubanza rutangiye ubwo ni urundi rubanza nakiriye data imanza zivanze aha Sanjake abantu ntarumva n'ikibazo gihari hano ariko azamukiye kuri cyangwa mwakira umutuzo habaye coalition Jolie nawe hano habaye Jolie nawe alliance gushingaho urubanza mwibutse mujye mwibutsa Espoir ko se waba ari umugambanyi w'ubwoko mbabarire unyumvire ariko akasamutwe okay urakoze cyane ku gitekerezo cyawe kidafite hano gihuriye n'ikiganiro turimo ahubwo se karavuga uziyare masi nawe kujye kugira intambara ho bafata ijambo twumve reka twumve uyu yari ari kuva mbere aya mayira nta formule agira nta formule agira kabisa au fait je nibaza barabitse bose bari bafitanye du problème bari basanzwe bafitanye inzika n'inzika bari bafitanye ariko urumva umuntu icyo avuga ngaha ntibaba bakwiye kubishyira mu makominote bakwiye kubivuga ati naka na naka cyane igiti cyabo cyane hariho ibintu histoire yabaye usoma histoire ko yabaye apana kugenda kwiyumvira wewe ibyo wiyumviriye ngo byageze gutya na gutya ngo nibaza ngo no kubera iki abo banyamurenge bagiye kurwana na mpuzena muri mu barumumbise mu bakavamo kabivuga uko biri we ntugira we no munsi ntuza kugira interpretation yawe wovuga amafe uko yabaye aya rero kuri aya mayira rero tuvuga je nari ngaha kabisa urabitora wari uhari nari mpari kabisa no munsi muravugana n'umuntu ikintu iki undi akakivuga ukundi nk'ubu unye hari ade polemique nk'ubu Espoir niyaza ngaha aza kuza kwishura Sanja oya ntabwo tubyemera oya ariko none ibyavuzwe none mwabiretse biravugwa nibyo nyene tuba turiko turavuga ari amajambo akomeretsa abantu hama mukaca bashaka kuvuga ngo umuntu yari byiza nk'abantu bose ubuze ngo Jacques reka nzarangize point ye uravyumva tuganire uyu munsi oya tuganire no iwabo bwose bwa se n'ubwa sawa ntugire ikibazo muzane kabisa turaganira naho uyu munsi ako se waretse kuvanga none se reba none wowe wizana ibibazo byawe mu bindi kandi ibya mbere turabirangiza oya higeze kubwira higeze kuba space wagize akasamutwe wewe wigeze kugira space byareta nabyo ni ibibazo oya wigeze kugira ikomeye Rubayita oya Rubayita ariko Rubayita ameze kurya ameze Rubayita segondere ngwamuje sinzi ngwamuje kuba ngo umunsi ariyo makanisa agira umukinya kuva umunsi bamujyanye ngo yogenda ubwira ngo yujya mu Minembwe ngo aramubuza umunsi umujinya arawugendana takwe yazana no so ntabwo byo ko Rubayita ntazi okay reka umuntu wese mimi naenda kuendelea kulala uende wapi chunga kwanza unakwaka hizi vita za kuiksi ulisemaka nikasemaka tukaendaka tukarudia tukapanda tukashuka
abagabo nukubagurira amajipo unye bakaza barambara amajipo. oya ngewe bambwire tware bambwire ngo Jean Spori Bizima Karaha reka uretse gato Jacques Ruberangabo ariko kuguma ushiramwo abo bantu atariyo kwari utari tukomeza hoba uyu ngwe ni igitangaza ufite ni reglement de compte gazi komeza mwabari mukachengira Espoir kazana Espoir kwa kusikia akasamutwe apenzi yake na kwa Rubaita alishina mufako hoste kule urumva icyabaye yicecekeye w'abandi we no guceceka ari rimwe na rimwe komeza point nzi ko ari uhara ibintu rabikurikiye narabikurikiye arakini je cyo nashaka kuvuga abantu babagabo mu byukuri yego umuntu arashobora kuvuga ijambo akagushabuza ngaha byarashitse arabo batubwiye amajambo arabo twabwiye amajambo akababaza ariko ntibakwiye kuza kugira amareglement de compte ngaha mfema ku karubanda ntibabikwiye kabisa ntibabikwiye bakwiye kubireka ibyaheze byaraheze igihe mutabiregere kiya gihe mubireke hanyuma suje turabe ikintu kiduhuza nico tuba turikeneye ngaha Dole sumombe Espoir akwiye hapa sana intambara tuba dukeneye kuza gukora kongere ya Karaha dukomeza tuganira ariko mukure bya Karaha izo ntambara zindi muriko murarondera sizo kabisa wa mugani abantu muravugana kuri X muri babiri ufite konte yawe ya Saint Jacques undi afite ya Espoir mwarangiza gushwana ugatangira kuzana ngo fulani na fulani anakuwaga iko hapo wa Jacques ntabwo ndi niba bangwa anakuwaga hapa bongo sali kupaka weme hiyo yote nyine ni mafuti ya nyi wote haiko njosi anasemaga batatea kituseme n'iby'abagambanyi no style no abahari abazayirwa tukabaye no Ruberangabo reka nigendere njyewe ntabwo mba nshoboye izi ntambara zawe niyo mafuti mujya mureba Bizima Karaha ni umujyanama mukuru wa Tshisekedi uzwi babana no mu ese Bizima Karaha ariko cyo waretse kudindura sije waretse guhindura sije turiho tukaganira kuri sije turiho Bizima Karaha ari kuza gute mu byaro waretse kuduhindurira sije ko hari impamvu turi hano waretse guhindura sije cyangwa ukazashaka iyo sije mukazayiganiraho waretse kuduhindurira sije ejo muzi ibyo muri azi ibyo ari kwirukanka jone kazi amakuru yose ahari nyine ayo makuru buyagumanya ntabwo dushaka kuyumva dufite intambara turiho ni ya Espoir jori unaenda wapi hapa turi ku ntambara ya y'umuntu bita Rubaita nande Espoir ibyo bindi bireke noneho Espoir muzahura ahandi mu biganiro ariko utubabarire tugume kuri topic turikumwe haleluya Darasi Queen Kame urumva unaona turacyari kuri yasije yabari yase turayivaho tujye he none se ko pastor aravuze ngo ibintu ngo Espoir natamwandikira urwandiko ngo animanga sinzi binavuze mu gifaransa ngo ataramwandikira ngo ibizabaho ngo ibizamubaho ngo nubwo atazi yabanga mu bihugu byanze ngo azaba bibona arangije nyuma ndabimubaza ngo nitazamukora arabyihakana ikindi maze kumenya kari catfish ari amazina ataraye agiye kuvuga izina rye ngo Paul ahita avuga ngo nari mvuze izina ryawe ndamaze se n'abapasiteri musigaye muza muri catfish Lezo mbaga ko yitwa ATM yitwa Rubayita Paul okay. Espoir rero ngo ibintu bapfuye ngo nibyo nyandika ahubwo Espoir nazamuka Rubayita yapfuye ikina Espoir bapfuye inyandiko bwa mbere bapfuye inyandiko Sanja nawe Sanja akabyandika mu gifaransa mu cyongereza iyihe Sanja iyi uri kuvuga ari kuvuga ku bya Mulele ukuntu byagenze twese maso yego imwe mugenzi wawe yakoze space urwana rutazi kuvuga rumwe rudedimanga izi ngo ni ingaruka za Nyiringoma ibyo yashakaga ngo yabigezeho ubu ngubu bari muri celebration uwo ni Rubayita yanga abanyamurenge n'imbabizi abagira iki rero abazizi iki yabihakanye ariko ngo ntabwo yanga abanyamurenge no yewe Rubayita bamwirukanye mu rusengero kwa Gitwaza ugize muri ekipe y'abantu 9 muri ekipe kagira inkuru abitwa ba BGV abitwa ba Nivuningoma Dieudonné
usimbutse Paul Rubaita urebe muri bisi uraza kumusangamo birukamo bashaka kubita kudeta Paul Gitwara niwe wanditse letre aha nonse ntabwo ubizi komeza akagira inkuru genda byumvira ariko nabyo ati wowe wanga abanyamurenge kubera udufisha ari uratwanga kubera ko ufite umujinya wa Gitwaza mu bintu mwapfuye ngambinya ku ruhande ariko kubera ko bafite ekipi imwe AFC M23 ako nyamura ati wowe ugiza ye yumvise ka opportunity gatoya katukumnyamurenge ukavuga ati wow bapfuye hari bari bapointinze inyamata mu Bugesera w'umunyamurenge abana nibyo bapfuye ibintu bimwe nabo baza kubapointinga none ibyo mu rusengero nibyo yazanye hano ku mihanda ngo ibyo mu rusengero yapfuye n'abanyamurenge nibyo yazanye hano kuri iyi mihanda za kubikoresha ngaho birebe ahantu uzumva umunyamurenge bamuprofiti uzamubona uzamurebe yigeze kuvuga ngo abanyamurenge ni ba panyapoliza once ngo ni twebwe tukiri hano twebwe njye na Espoir n'abandi tukiri n'abafazi n'aba Dr Gihumbi twirwa turwana Dr Gihumbi yamuvuzemo komeza yamuvuzemo ntabwo yego ngo twebwe abanyamurenge ni ba panyapoliza ibisobanuye panyapoliza ntabwo ni abantu baruma bahunga ntabwo bagira none ubu ngubu yasomye ariya masezerano abona ko AFC M23 yashize none ariko bavuga ngo ukuri byahe none Sanjake kugira avuge ibyo byose wewe byari byatewe n'iki kugira bivuge ibyo natwe twaramubajije tumubaza ikibazo oya kugira atangure kubivuga byari byatewe n'iki twaramubajije ngo Godfather nubwo aba ari kwigira ngo akamukora abizi neza ko Godfather arabizi ndabizi inde njye bizi ikintu Rubayita yatangiye n'abantu bakumanuze voilà Sanjake yarabikurikiye mu mureke ibi bintu ngewe icyo gihe nibwo cyagiye Yoro the Queen ibyo bintu byabaye igihe Drake yandikiraga Yoro the Queen anibere mu mabuno ya Yoro the Queen mudusobanurire nimwe muvuga kuri Rubayita hari ibintu avuga biri polemique ku bantu bose ntavuga ku banyamurenge gusa avuga ku barundi avuga ku bantu bose avuga abantu bose Rubayita Kositu arabantu bafite nemera ariko ari gihe avuga ibintu hari cyo cyabiteye mwe muvuga n'ikintu cyateye avuga ayo majambo yose nawe hari habaye je nari ngaho ni mutubwire cyari cyabaye waje niho narindi igihe nakugwanira bavuze muri ntuze ikete wanditse ngo nshobora kuramutsa butaramutsa sinari imana je ngo ntabwo nshobora kuramutsa bo ntaramutsa erega nejo nabisubiramo hari kuri space y'uyu akasa mutwe ngene yego ko yanjye twarwanaga se uyu niwe waje abigirira ibintu bigi ngo njye nabona unasama n'umutaka urasubiriye sha ndakubujije tugaruke kuri Espoir uri muzima reka tugire Espoir na Rubayita baje bari hehe no biraza kugenda neza turabagira Espoir yewe buretse gato Espoir yasuniye sinzi impamvu ari ku ruhande rwa Espoir mu byange cyangwa mu byemere ngende ku ruhande rwa Espoir kuko ibi ngibi Sanjake avuze urumva ari abantu tuzi baduteza polemique hano hanze Sanjake uburimo Sanjake urazamuka utaramenya n'ikibazo ahantu kiri keruka ukabufasha uruhande rwa Espoir uzanye base wabo yaje ashumika Espoir
none birangira ufumbitse Rubayita wagize umuntu uzi ibintu by'amabanga menshi ngo bakaraha ngo umujyanama wa gisegeti bwite biki byose nk'ibyo bintu bizamuka ibyo ni nawe yashaka ayo makuru ari ndi kwesha yashaka uri kuyabeshya ari amakuru utajya ubeshya Enoke Berangabo uzabaze Kanyike akasamutwe ba nyiri ingoma ni benshi oya reka tugaruke kuri ibi byose rumogi nimugire ikibazo reka tugaruke kuri ntuza gato reka tugaruke kuri Espoir na Rubayita yubagira u Rwanda uravuze ariko kara n'injana amakuru akisete oya ndabaza wowe Rubayita utekereza kubera iki yazanye urwo rwango yanga abanyamurenga bahora iki Rubayita nagombaga kuba Sanjake mbangwire ikintu yanga reka mbwire jewe umura nkubwire gotwa yagombaga kuba babita ba Apotre cyangwa babita ba Bishop ya bagomba kumwereza iba y'Rwamagana basanga nta bwenge yagira basanga n'umusazi Sanjake mu kanya nawe baragukorera space n'akazi kawe oya yarafite cyane mali mu mutwe baravuga ntabwo Bibiliya yarayize ariko ntabwo yasobanura kubera ko n'ibyo ajya mwe Rubayita urahamya ko ari muri timu yagombaga gukubita kudeta umuntu bita ba Apotre Gitwaza genda urebe ariko uziko izo saga nzibutse njye ntabwo njya mimba bro Godfather nibyo iyo saga ndayibutse yaje anari no gutuka Gitwaza kuri space arimo kuvuga ngo ni umusikabo ntabwo nyamimba njye ibinyoma bro ntabwo inguni ko sinyamimubwira buri munsi amara ati wo wanga abanyamurenge ko wowe bakwitse kwita we Dieudonné Vuningoma ni umuntu twabanye nawe bikabo sibyo ndamuzi neza ariko Sanje abantu bose mwarabanye koko ubazi bose reka nguyu Rubayita ariko twabanye se wenda na nuko utarabona sturumvugaho umviriza ngaho iyo turi hirya nabwo ujya uvuga ukuntu Godfather ari inshuti yawe muziranye bya cyane ariko umuntu nanjye umunsi muzamvugaho ndabizi ko uzavuga ngo masi umbaze kandi Sanja nikamwanga muzi nangu mbeshere okay reka tugende ngaho mu ntizo ku mwanya kugira ngo ibintu tubigenze neza Rubayi none umwimbira muzi tudukubiswe n'inkuba hano Sanja kati Sanja bivuge ngo uyu Rubayita hari nguyu bivuga nimuvuge icyo bapfuye n'abanyamurenge kuri space nibaze bakivuge hanyuma tumenye ibyo ari biroroshye hano turasasa inzobe twagiye Sanja gufata ijambo ariko Rubayita Paul muri liste y'abantu bashakaga gukubita kudeta Gitwaza bigahurira n'ikibazo afitanye na Espoir rero uyu nguyu twebwe tukiza hano yaje arwanya icyo ngo ni twirwaneho ngo iki njye na Espoir tukiri kumwe turwanya icyo bitari ditabara na mayimayi igihe wari utusobanuriwe igihe cya gihumbi urabyibuka oya nuko na Rubayita yavuze igihe cya gihumbi komeza twumve yaje akaza ebana mu muzinya n'iki we ntabwo wabaga muri ibintu bya politiki yo muri Kongo n'ibiki ariko se nigeze mbiba mu bundi mwebwe ntabwo muzabanyamurenge Panyapuriza ntabwo mubazi Panyapuriza wari utumye ngo ni uguhura kuri umuruhuha ataba ngaba n'abagome ntabwo mubazi iyo niyo ntandaro n'icyo yapfuye na Espoir sibyo ntabyibuka ikibazo cyo mu mutwe n'ikibazo ngo iki we ntabwo wirirwaga sijya wirirwaga mbahuza we na Espoir mwashwanye Espoir igira ikibazo cyo mu mutwe oya ntabwo tuzarwana nawe komeza ndi kukumva Espoir ni umuntu ntabwo aba muri parti politike nanjye nubwo yabyitirira ariko Espoir ni umurwanyi irwanira abanyamurenge ibyo ndabizi malgré twashwana twagira
ariko rero ibyo ngibyo ni aho ngaho uba wakiuzinza umuntu gufata ukavuga ko umuntu yanga kominote. Ahangaha ni ukwangisha umuntu abantu. Uri mu mutima rubayita ku buryo wa ATM ku buryo uvuga ngo yanga abanyamurenge koko. Njye ntabwo nabivuze. Ngwiki ni gute masi waretse ntabwo dufata ajya nkasobanura ibintu hanyuma nawe araza kubisobanura. Yego. Amateka araza kutwereka niba koko ayikundiye kominote. Sibyo? Kuva rubayita yabaho muri ibi bintu byose tumaze imyaka 4 muri intambara zose zimazeho. Ari intambara imaze imyaka ingahe? Imaze imyaka 3. Bifata 2020 kugera 2025 ubwo tufata 2022. None urugamba rugeze he? Kugeza okay. Ngaho kugira akasamutwe je kana mbaze saza kera je none ku space ahita yataka abantu gutyo nyene. Okay, wowe uri kurane rwa Rubayita nako bagiye. Oya je saka kuja hagati je nja hagati bure mu Rubayita naswa abarundi nadukunda. Neke twakomeje. Sanjake soza fate ATM. Ugakubikirwamo n'abandi. Ngaho soza nawe ndabizi rega kudakunda abana b'imporona siko wavuze. Manu ugiye gusubiza ikiganiro inyuma. Okay, reka twumve ATM rero. Uri kumva? Gotsa namwe worabyibuka ndabizi. Ntabyo nibuka. Every single thing ndabizi. Ntago uyu mutipe baza reka ndayize shiro iyo dossier y'ukuntu bamwirukanye mu rusengero rwa Zion Temple cyagiye bashaka gusenya Gitwaza. Kuko iyo uvuze ngo umuntu bamwirukanye mu rusengero ari abanyamurenge ngo niyo mpamvu yanga abanyamurenge ukoresheje ijambo rikomeye. No. Banza ngo bakoze association yo kwirukana Gitwaza abireka ko nta nubwo bahuye nta nubwo bafite na kalite zimwe. Iryo jambo rirakomeye. Banza ureke bita uyu bita Paul yitwa nawe Paul rega n'abaritiranywa uyu bita ATM nawe yitwa Paul David. Urumva? Yego. Baragenda bakora icyo bita bashaka kwita kudeta. Bandika urwandiko rurerure nguyu araza kubabwira. Yandiko araza kubabwira ngo urabe ntabwo yari muri equipe ndaza kwereka list mfite ibipapuro hano nda. Abitwa ba Vuningoma Dieudonné, abitwa ba Berve baragenda bandika urwandiko rwo kwikanisha Gitwaza bakamukuraho icyo bita ubudahangarwa akirukanwa mu rusengero rwa Zion Temple. Yesu Kristo Rubayita yarabarimo nako ATM reka dukoreshe izo araza kunyomoza humura. Komeza ndekukumva. Arangije abatipe areba umugabo ukuntu we simbizi byo gusigwa amavuta simbizi byo ntabwo njye mbabona y'imyuka y'abaratipe abakubita inzego ahubwo we arabirukana bose uzambwire ngo aheruka muri Zion Temple bwa Gitwaza arabirukana. ni umunsi muzinya waje. Urakoze narangije kandi nawe nazo uriruka bihuza gute n'ikibazo cya Espoir niho nshaka kugira ngo bihuze. Espoir we atagenda kuri ayo mateka je nawe ngewe na n'uyu mugabo itete twahurira ku bya AFC mbeta tugashwana mitwumvika ntago njye mbijyana mu rusengero ariko we ahita avuga ati mutipe n'ubundi kwa kundi kwa Gitwaza yari yapo erega bapfuye umugabo yari yatwaye Nyamata nk'umunyamurenge baba ngo family ariko intambara zisanzwe. None se Espoir ahagarariye Gitwaza kuri space? Oya se nawe Espoir nuziko yagiye kwiga amashuri y'abantu batuzuye mu mutwe muri Suisse abantu batubwenge buke secondaire ko afite icyo kibazo cyo mu mutwe inde arakina akasa mu mutwe iyi n'ama attaque personnelle ibintu sivyo ibintu sivyo kabisa. Okay, deuxième secondaire muri Suisse muri secondaire aribwo Karaha yamutwayeyo
bibiri na kabiri ubwo se ubwo amagambo ya Sanjake hari uretse abagabo ntiyashobora gato kuvuga ibintu nk'ibi uretse gato none se erega Sanjake navuga uretse gato Sanjake navuga mwibuke ko ari ikigarata ntabababazi reka dukomeze ikindi kandi akasamutwe umunota umwe Godfather akasamutwe umunota umwe gusa oya Sanjake mu munota umwe none uretse gato ya bro uretse gato Sanjake navuga wibuke ko ahagaze ku ruhande rwa Gisegeti so ari gusubiza ku ruhande rwe niho guhangana na Aduyi so mwihangane rero amagambo ya Sanjake nababaza nakazi kanyu mu mukamate kama ntawababara ni umuhungu wa Gisegeti ntawababara mwirakara rero ntawababara mwihangane ntawababara wamuhaye umunota umwe gusa ihangane gato leta ntago nshaka gusubiza Jacques njyewe ntago nshaka kumusubiza yego fata umunota umwe dufite nashakaga kuvuga na ATM wenda ubwo agiye kubigarukaho mubanze mutandukanye ibi bintu niba ATM baramwirukanye muri Zion ntago ari abanyamurenge mutandukanye abanyamurenge ni ibintu by'amakanisa nk'ubwoko n'amakanisa mwongere mutandukanye abanyamurenge nk'ubwoko na politiki mutandukanye niba Espoir afitanye ikibazo na Sanjake yizana ibya karaha ntago tuzi yari yitangira kuzana propaganda abeshyira abasaza b'abandi ikindi gikurikiraho bawitonze ibintu Sanjake nawe ntawe umuciyemo umuntu wese bavuze ukavuga ukuntu mwabanye ukavuga ukuntu muziranye muvugana tumaze kumenya vraiment witeza polémique uretse ngo karatuye he bawitonze banza witonde Sanjake mike yawe gato reka ndangize umunota umwe nuko mvugiyemo nari nsoje sibyo Kasamutwe komeza nari mvuze na ATM nubwo yabigarukaho ATM ntaga nibagiranye ikibazo twabibonye inshuro nyinshi nanjye kuri ya comment nayitanzeho nta nubwo nari nashikiye ibyo yari yavugiye muri space ariko ntago mvuga ngo nibyo abanyamurenge byose n'umunsi azamura ikibazo avuga kuri Rurankunda nabwo naravuze ntago navuze ngo nibyo abanyamurenge cyangwa abatutsi bose rero mwibihuza n'amoko manze mu bitandukanye bavuga ibibazo byabo bombi niba ari n'iby'amakanisa atuye hehe babitandukanye wewe wacha Sanjake urangize ukurondogora mbere yo kugenda Sanjake reko ndimo narangize hanyuma nawe masifu kubitubangura wewe uba warambiwe ngaho nimukomeza ariko mutandukanye ibyo bintu n'ubwoko bwose muri rusange urakoze Jesus Rubayi urahari ATM ufungura mike yawe murakoze ndabasuhuza mwese muri kunyumva ahanga ni demokarasi buri muntu akavuga gahinda ki murakoze kuko njyewe nagahinda mfite I am a happy man mfite umunezero mwinshi cyane nababwira nuko nimba abantu cyangwa umuntu batigeze bakuvuga nabi ubayeho umenye ko kugeza ubu ngubu nta kintu urakora na kimwe cyiza nta n'ikibi urakora erega hakosa wakoze ni kuvuga ko n'umwami Yesu bamuvuze n'abamwize Belzebuli ariko reka mbabwire mu buzima umuntu wari we wese ugerageza kugira icyo akora akagerageza kugira icyahagarari akadependinga ukuri agakora ikintu gifite meaning criticism zaza nyinshi cyane zimwataka urugero bande ndacyakomeza kuvuga ni kuvuga ko kwicecekera cyangwa se kuba ntibindeba nta gucalenginga icyo bita status quo cyangwa se bifata risk rero ikintu nababwira nuko ni ikintu kimwe Sanjake Espoir nanjye kuvuga ngo nabarumuna banjye ariko kugira ngo batanyataka reka mvuge ngo nabavandimwe nta kibazo mfite kandi wumva Sanjake gushinja kuba umwanzi wa community y'abanyamurenge ndagera nta kibazo ibyo ngibyo ntabwo wirukanwe muri Zion Temple noneho ikintu nshaka nuko avuze ko yanga abanyamurenge wabivuze ataraza wabivuze inshuro nyinshi yego
arabanga ninde utabizi se urakoze cyane. ni kuvuga ko muri iki gihugu cy'u Rwanda ndimo aho nigeze gusengera ntaratangira njyewe gukorera Imana ku giti cyanjye na hamwe nta muntu n'umwe nta torero na rimwe nemera nkunda kugeza uyu munsi nka Zion Temple riyobowe na Apotre Gitwaza. ahubwo nzabatangaza muri uyu mwaka mfite visite officielle njyayo, nzabasharinga video hano. Ibyo bintu ni ukubeshya, ni satani n'amadayimoni. Ikindi abana abavandimwe banjye nta kibazo bifitanye na uravuze ngo Jacques wumvishe ko ukeneye abasengesho akomeza buretse gatoya ntabwo niba atari kuri lise yirukanwe Imana ibimbaza. Buretse gatoya njyewe navuze ngo ubundi ndi kuvuga amagambo meza cyane, kuko nimvuga amagambo mabi nkavuma umuntu. Nta kibazo uravuze Jacques barakuvuma uhinduka umugore. Oya ni bibi cyane. Oya mubaze ngo kuri ya liste Gitwaza yasohoye yirukanye mu rusengero rwa Zion Temple ntabaho barakuvuma. Buretse gatoya reka nguha amateka rega nta zibano zidakumanya amahembe, barashobora gushwana n'uno munsi ejo bagasubirana. Igikuru cyo bamwirukanye ko space za kazamutwe zitaba mu desordre mwaretse nka soza. Ni kuvuga ko Zion Temple n'iryo torero rimwe Apotre Gitwaza niwe mukozi w'Imana umwe twagiranye ibihe byiza kurusha abandi bose nzi kwisi. Rero biriya umva ko ari satani uza guteranya. Zion Temple nayivuyemo 2004 musezeyeho njya gukorera Imana ahandi hantu. Ntago bakwirukanye. Sinzi ahantu bikura mu birukanwa. Ntabwo ndi kuvugisha muvandimwe. Ni umva Rubayita Paul ntago wirukanwe muri Zion Temple. Akasamutwe wandinze gato. Ariko Jacques warindiriye akabanza gaheza hanyuma ukamubaza ibyo bibazo. Ni kuvuga ko Zion Temple ni torero ryanjye uyu munsi niteka ryose. Ibyo bintu sibyo, nasezeye njya gukorera Imana ahandi, kandi mfite visite officielle muri uyu mwaka Zion Temple headquarters mu Gatenga. Ikindi abangaba mubareke, kuko mushobora kubikurikirana ibintu bikaba distraction, bidatewe nabo cyangwa bidatewe namwe, ariko bitewe n'umwanzi. Rero murekera aho ngaho, mushaka amahoro, kandi ndabashimiye cyane kuma aka kanya, murakoze cyane. Ugize neza cyane. Ukira aho ngaho gato ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Tangira gufungura mic. Uburetse gato Jacques uburetse gato oya, uburetse gato. Nani Etienne muranyumva? Njyewe ndi kukumva cyane, kandi umuntu wese utari kigarasha, utari akagara, utari FDL, utari Interahamwe, utari iki, utari daimoni, utari satani, njyewe ngomba kumukunda nkamuyihanganira nkamubabarira. Okay. Hanyuma imvano ko Espoir mumaranye igihe kirekire hano muri ibyo bintu byose uvuza akaba atari cyo mupfiki. Uzamubaze nanjye niko kwibaza turapfiki. Njye nani nzi ko ari petit frère, sinzi icyo dupfa. Uzamuze kumubaza. Hanyuma akaba hashize imyaka 3 mwesurana. Ko watubwiye aranyataka. Uyoberwa buretse gato Rubayi, ubundi ntago umenya ahantu umuntu ukwibya ahantu aguhishe, ariko umenya ukwibya uwari we. Wowe mu mboni zawe ubona impamvu akwataka ari iyihe? Iyo ugere uteye ibyo mbona ibyo mvuga, urabona amagambo aratandukanye. Buri hari amagambo agendana akagenda nka foudre sinzi icyo ricyo foudre. Hari amagambo agenda nk'inkuba, foudre ni inkuba mu Kinyarwanda, akamenagura ibikuta, akamenagura ibintu byose. Noneho hari abantu kubera impamvu ntazi bavuga ngo uyu muntu kuki avuga ibintu bikomeye, reka nshaka ukuntu mucecekesha. Ngiye numva ari intimidation zo kuncecekesha, niko nkeka ari ukuri. Utekereza ko uri umuhanga uvuga ibintu bikomeye noneho bikababangamira bakagashaka kugucecekesha? Jewe navuze ko mvuga inkuba hanyuma zikamenagura imisozi, noneho niko nkeka, sinzi nimba ari ukuri, sinzi nimba ari ukuri. Ahangaha Nicyo utekereza aho baravuze cy'inkuba ATM? Bishobora kuba nicyo utekereza ushobora kuba baravuze?
bishobora kuba atari ibyo, niko nkeka, kandi gukeka muzi ko ari icyaha. Rero mureke gukomeza gukeka, nta kintu nzi dupfa nawe rwose. Murakoze. uvuga ngo niba wumvishe neza uzira ubwenge bwawe. oya ntabwo reka tubireke ibyo Kandi ATM aravuga ibintu gukora utundi turimo. Murakoze kandi Imana ibahe umugisha. Godfather guma ngaho gatonga ATM oya Godfather nabaretse kugenda njye ariko nshaka kumwemeza. oya reka njye nibarize Godfather, reka njye nibarize jewe umugabo bita ATM ntago ndi kubake Paul ntago nkubaka uri mukuru uranduta ndabizi, malgré kujya dushwana muri politike n'ibiki. Yewe ntabwo nkeneye amahoro. Yewe Nta ndashaka kibazo. ukuri kujya ahagaragara. Uyu wavuze ngo I don't want peace, harya wa muntu Paul Yeah, don't need peace. Ibyo bintu byanyu byo kuzana mu kigeri imfura ngo upfura mu gushyira iruhande, njye nkeneye amahoro. buretse Godfather, kuri liste y'abantu I birukanwe muri always Zion want Temple ntabwo nzane iyo liste nshyire hano. Waba umennye umuceri. Wayikura. lakini akazamuka turiko tuvuga ikibazo cyabaye hagati ya ATM bitaba biba ari hobe ibe Sanjake. uvuze gute njyewe na ATM none ngako twari ko tuvuga ikibazo cya ATM na uyu nguyu avuga ko ari we muzi ko ariho byaturutse. Kandi njye ATM nagenda navuze birambabaza. njye nakwigendera kugira ntago njyewe nyansakuza mashaka njyewe umpaye ijambo kugira nusakurize none je ndi ko host ureka ukaganira ntago njyewe none ndafite droit yo kuvuga ndeka rero ariko wowe waretse niba muhaye ijambo waretse akavuga. oya ariko ingenda jewe oya niba muhaye ijambo reka nawe mubaze biroroshye. Impamvu ATM nabanze yemere ko ashobora kuvyishura ibyo byo kwa gitwaza ariko se waretse kuniga nawe rero wakoresheje inyungu. ntago nakomeza gutya ngaho bazi ikibazo baza. njyewe ndi kubaza ATM ari hano. Yego. ATM muri liste Gitwaza yirukanye muri Zion Temple ntago ubaho nizana bihuze n'ikibazo cye na Espoir rero mbere uko gusubiza urabihuza gute? Bamara kubihuza reka mu byambo yanjye yo arya nitwa nde, my full name, what is my full name? Uzi izina ryanjye witwa Paul. Reka ndebe ku rupapuro ndafite liste reka nitwa nde ba Bergevie ba Buningoma Diedne humura ndafite jewe ntugire ikibazo reka nze ndebe muri nzamuri ndafite reka ntugire ngo jewe yabandi ntago ufite masters nanye mfite license kanjye ariko kagiye ku ishuri ntugire ikibazo nze ndebe iyi liste nayiza nta liste afite. nitwa nde witwa Paul wowe witwa Paul Ruwaita. oya ntabwo ariko nitwa ariko arondera uyimwohereza ariko ngenda kubwira warese bafite MTN yanjye hari abantu bafite MTN yanjye yose y'abantu bazi kureba amazina yanjye full name ntabwo ari iyo ngiyo umuvandimwe. yewe nakutse urafashwe Sanja kurafashwe iyo liste y'idarape urafashwe nta kibazo. iyo liste kuvuze ko ifite uri kuyisoma wayishyize hano nemeye se ko ngiye nemeye ndaza ndayiprintinga rega kugira ngo nyishyire cyangwa urafata wowe nyikohereza yinyoherereze muri DM yinyoherereze ndaza gukubitaho kanuza akaverigire gutya niba uri kuyisoma ko yifite yitwereke ariko akasamuka ukunda gapfa nawe kujya kuri laptop reka genda yigira uragira ngo nta kibazo fata telefone uyifotore uyitwereke na muting ayituzanire abanza bikore neza yitonze yitwereke mureke kunshyiraho pressure ndayifite jewe tugira ikibazo niba uyifite yitwereke please Godfather ikalme jewe ndayikuzanira urahabitse irindi zina rya afite amazina atatu oya abantu birukana urabishye urusengero rwa Zion Temple Godfather nta muntu urimo kubesha agaswiti dore nguyu twari turi muri iyo space bahita bamirukana kwa Gitwaza akaza akamutuka ngo ni umuskama twari turimo. oya urabeshya nawe gende hirya ndakubesha niba mbesha mbeka mambiri cyangwa rugabiri urabayo kabiri so uretse I don't need peace nta mahoro nshaka
none Sanjak ibyo bintu kabihuza gute ibibazo oya bya Rubayita na Espoir Rubayita we Rubayita Sanjak afite nawe ikibazo ntabwo n'uruhande amaraso arimo yahuye Sanjak mu kanya gato ati Rubayita ni umusikama baramwirukanye niyo mpamvu yanga abanyamurenge mu rundi ruhande ahubwo se Espoir ni umukristo wa Gitwaza Espoir ntabwo yuzuye umutwe yize mu mashuri y'abantu batuze ubundi urafatwa oya yewe buri muntu wese wowe ku giti cyawe mbwira nta ruhande mfite ngewe nuko nta mahoro nkeneye nose urumva wabonye ugengira uruhande ni mubaga ariko ibibazo bitangira nari mpari ibyo by'amakete bamukora ko ATM byabaye mu nyuma polemiki zaratangiye ariko ibyo si byo bapfuye ubwa mbere bapfuye oya ATM ko atabyivugiye cyangwa Espoir imaze kubivuga sinzi nza ku ikibazo ntabwo n'abanyamuryango ariko kuri ndakuzi si ariko si ibyo niba bitubwire rero dore turanga kugira ngo duce ibyo bintu hoba mena umuceri hoba aramyutinze undebereye ese ko meruka abanyarwanda bagira abarundi mwabaye mwifashe ryari vugisha ukuri ibaze nyine ugahitwereza Lady Tabara nawe nyine ijambo ngo navuge kuza abanyamurenge urazi abantu nk'aba rero n'ubu nyine byari bimeze n'ubu byari bimeze ba nyir'ingoma ni benshi si ujya wenyine ni nk'uyu nyine reka nisubirire kujya kuvuga ku bantu bari gutikurana muri Amerika imisambanire ubundi niho abantu biba biryoshye nayo ubusambanye ntubona ko wakubise umurenge ninde uba muyutinze waretse kumyutinga abantu ariko fungura mike ja ninde wasambanye Eva wacu Eva bamwifotoreje Eva umukobwa mwiza muzima twigire mu mipfuri n'ubundi ibi bibora byanyu Eva mu mumanike mani tumurebe wambese nta nubwo umuntu kutafungura n'imishumi y'inkweto ibyo se ndabibabajije mwese muratubwira umuntu utazi tubyemere mutwereke rero ikintu nashakaga ngewe ntabwo nshaka ibintu byo gufikafifika nashaka kugira ngo Espoir na Rubayita baze hano ngewe I don't need peace na Espoir nta kindi kintu Espoir nta kintu afana Rubayita ibintu byanyu ngo urabona ngo muri ubupfura mwaboneye umunsi baje ahangaha mugaturagurika mukavuga nta bupfura mbonyemo ngewe icyo nkeneye nta mahoro nshaka urumva nta mahoro dore maze n'igihe kirekire nta matiku hari nta ntambara zari nta muntu gukubita undi kintu mu mutwe I don't need peace ngewe ibintu byo kujya mufata social media mukayigira nk'aho ari mwamaze kuhagira mu kirambi no urumva ibyo bintu byo kuhafata mukahagira haleluya nta I don't need peace niba Rubayita yarakaye agafungura space ashumika Espoir ni mubagane ngewe ibyo bintu byanjye yasunguye space aravuga ati yamuhaye amasaha 24 ngo n'abataramwandikira urwandiko rumusabe imbabazi ngo araheka inyonjo ibi ngibi ni iterabwoba rikoresheje ikoranabuhanga we avuze ngo iki derasi kwi yavuze ngo ikintu cya mbere bapfuye ngo byahereye ku nyandiko havuyeho inyandiko ngo sinzi n'andi magambo Espoir yaje kuvuga bari muri space yandi aramubwira ngo simuzi na abantu mu bihugu bya kure ariko nutanyandikira iretre sinzi ibifaransa yavuze bike aho ngaho ariko Espoir yabyumvishe aramubwira ngo ikintu kigiye kumubaho azakibona kandi abivugiye muri space ugeze ngo iki iyo space yari umuntu akari kodi kwa fina se kama fina oya ifunguye ego mwazagero leta nanje akabikora kandi yakuye ngo aramutse akuvumye ntago mukanya gukangisha avuze ngo yakuvuma so ngewe rero twumvikane ibyo bibora aho byabereye ntabwo ngewe nari mpazi ariko munyemerere ibintu yavuze ngo ngiye yamvuma vekane gato ngewe banyarwandakazi banyamurengekazi ngewe ibintu byatangiye ntahari ntabizi ariko ndi gushaka ntabwo nakanje Rubayita kubera ko nge ndashaka kubyivangamo ntabwo utwa amadebire ariyo agira ubwenge muri matematike none debire ninde hagati aho ahubwo se Sanja wowe amadebire uzi ko ari menshi bite byawe namwe muzakore nyine abo bantu bari gutwana murebe debire ninde hagati wowe buri muntu wese ni debire oya namwe mukore balance abo bantu babiri batwanye namwe muze kureba
ubwenge ukuntu bugenda. So hagati aho ngaho rero umva ikintu kimwe rero ngiki mati abantu mwaje ba Kingdom mwaje mukintervena ngo urabona ngo dushaka amahoro ngo urumva ngo funga space ngo uzunguka Rubayita azana inyundo, Espoir azana umusumeno, urumva ushwanyaguzanye. Noneho I- ahangaha iki nibyo nshaka social media, urumva ibyo intambara zo muri Kongo birarangiye. Aba bantu no nta content yindi mwaba mufite, urumva mugiye kwicwa na depression. nunyemerera Godfa nze kubaza akabazo intambara yo muri Kongo se yararangiye Harya ntiyarangiye ndabizi ngenda bihera. Godfa oya ntabwo Maze igihe irarangira kirekire mu Godfa wanyemerera kubaza ikibazo Sanjake ndashaka ko niba kubaza. ari iminsi ko njye niba ari niba ibihe nitwa kirekire mu Godfa mipuri. gatoya kugira ngo na buri wese aze kumva Eh, njye ntabwo mfana AFPM ariyo nibiki? banza mva ariko Iyo ni iki? ariko mu bantu bayifana bumve bayirwaniriye ko ari abo ntabwo bayitabamo kandi kurusha abandi bantu bose ariko nta n'ubunyumba kumi babahaye ni ukubera ko babizi ko bafite ikibazo cyo mu mutwe kandi nibo barusha abandi bantu ubwenge no mu byo kurwana nibo barwanya cyane na muhire wa gatatu muhire we ni gasuku wa ibyo bintu uje kumbaza ntabwo ndi kuma ntabwo ari ikibazo wambajije. nta kibazo wabyumvise ndabizi Ntabwo kugira ubwenge nabyumvise kandi n'ibyo ubwo uri wumvise kumbwira. Ese ndabizi wamenye ko ubwo wamenye wumvise ibyabaye wa? ubwo wumvise ndakuzi Nongera urabizi bikabikugira bro, nyine ntabwo njye mfite ubwenge uretse gato iyo bikangura uzanye ibintu nyine bya kubera ko yewe hari buri hari muntu ubwenge areba ntafite, dosiye urumva. Reka tugaruke ku itiku ry'abagabo babiri ngo iyi ntambara ngo yabo ngo bateganya n'iminsi umwe ari kubita undi imijugujugu ngo byatangiye ngo mu myaka 3 ishize. Hari Dr Gihumbi umwe wafataga amafaranga atwaga amafaranga. Ibyo bintu rero bimaze ariko we yagiye igihe. he noneho Yararongoye Dr Gihumbi yararongoye. So umva rero twumvikane, icyo ntashaka ni amahoro. Ubu turi kuvugana abantu 250 barantegereje ngaba bari kubyumva kuri TikTok, ntimutekereze ngo ni muri hano mwenyine. ndagowe TikTok murahari yego ngoma nkana ngo iki nigoye TikTok 250 bashinze agatebe baryohewe n'itiku Sanjake bari kumwe bagashyiramo udutima. So kuri Twitter ni ukuvuga ngo tugiye gutangira za deal zindi tugiye none se ari nkawe tuvugije ukuri ntabwo kwari nka minisitiri reka njyewe ibyo byabo sinshaka. Icyo ntashaka njye ni uko bajya kubitwara mu ngo gikari. Espoir ari ariko kuba minisitiri byageze mu Impamvu zihe nzira ngitumye nkora iyi afite space kandi n'ubwenge basobanurire babona rero ko ari umunyabwenge uburetse gato kababwiye impamvu nkoze iyi space. ariko bararebera bati Impamvu manza ugomba wumve kubyina ntukomeze dukora gutukana imwe none ntabwo nkwemerera. Impamvu nakoze iyi space ni iyi ngiyi. First of all nabuze ibitotsi nanyoye Red Bull mbura ibitotsi. Iyo ni impamvu ya mbere. Iya kabiri ntabwo nshaka ko babipfukiranya ngo mujye kubirangiriza mu gikari ahantu hari abantu babiri kandi bimaze imyaka 3. Mureke mushwanyaguzanye hano, urumva. So mu yandi magambo I don't need peace, urumva. Ntimwongere kwiyita imfura cyangwa mwiyita abagabo, oya. Njyewe munyemerere muze hano mushwanyaguzanye hanyuma utsinda undi ndamugurira akajipo. Nonsense. Uri butsinde uri butsinde ibyo bintu byanyu mwihaye ngo urabona ngo imfura mwigize abantu banariza politike yahi politike bayikora kuri mushwanyaguzanye muturitsanye, urumva. Erega n'ubundi izi space first of all rubacyasha activiste afite amafoto ari kumwe na nanga activiste n'ubuhe uyu ni inshuti niwe ukuriye diaspora ko bimeze. uretse gato Winyimanzi ni visi guverineri. Undi mugabo waturutse ni umugabo bita ngo Fidele Rugabo waturutse twe tugira umuntu watuba tuvugana hano. Aba bandi bose twe twirwa duterana amagambo. Uravuze ngo abatabasha kumanuka tubagurira akajipo ngo activiste ngashinzwe iki ashinzwe diaspora ubu na last queen urimo. Anyway reka ntukazana nk'abantu ariko ntukazana abantu ikibazo rero nawe uganira gitwa turi kuvuga ku bantu babiri. None reka ngubwire Espoir ubu ntabwo ari nka ministre byibuze ariko babonye mu gihe gihugu bwenge wese ko ari mu mufite guverinoma igihe wahereye uturagurika hano ngo uvugira Gisegeti ko ategeza agwa n'umudugudu. Nonsense. Umunsi nzabyinjira nkavuga ngo ngiye gukora
ariko nta none gisegeti niba yarabwibuga Muyaya ntiyahisemo Kongoro uhari ntiyakujyana. ntabwo nduhira ubusa ko munyangwa ntabwo nduhira ubusa niba kwishyura ndamuka uzamuka karindwi bakwishyura ninde ukuzi ngo bakwishyure ereke witubana kuri sije tugaruke kuri Rubayita na Espoir kabasaba ikintu kimwe ariko Espoir yacetse kuki batamuhamagara ngazi ko tumushaka. Espoir kamusaba ikintu kimwe Espoir kora space ufate Rubayita umuzingazinge ukubite mu mutwe yaje hano saho oya ntaze hanyuma Rubayita nawe uzakora indi space tuba dushaka ari ibintu rega tuba dushakamo na challenge mushwanyaguzanye yesura urumva Espoir bagukangishije ngo ni wibeshya ntusabe imbabazi barakunuga kurukama nuva ngo niba bari gukora se imisire ntumbaze uko bari buze kubigenza ariko yaguhaye standby nawe kora space umutangira ikirego muri RIB dore mu Rwanda icyo ntashaka ni ibintu birimo ngo amahoro ngo kumvikana murumvikana n'abagabo ni gute umuntu ngo bagutanga yego ko yakoze space aramutegeka ko agomba gukwandika urupapuro natamusaba imbabazi ngo Espoir araza guhura n'akaga Espoir rero ndagusaba ngo ntiwemere ko ubuterabwoba uretse gato ntiwemere ntuwandike urwo rwandiko ntiwemere ntugire iterabwoba rya Rubayita waretse gato waretse kumvugiramo so Espoir ntiwemere iterabwoba Rubayita ryo gushyiramo ngo wandike urwandiko umusaba imbabazi ngo nutabikora ngo urahura n'ibibazo kora space nawe umuhe nyina nawe mubage urumva noneho nawe nagaruke noneho nimushake mugiye n'ahantu murogana ngiye ntacyo bimbwiye none gota wowe icyo ndashaka wowe nirwa nguzana Espoir ariko so mpuza nawe wabaye umuhuza w'abantu ryari nawe wowe urafata Espoir ukamuharabika Espoir ndakubujije nirwa mushwana Espoir ajaza hano ni Espoir ni umuntu ujye kunshoborera Espoir niwe ukuzi niwe uzana akakunkomera akagukoma ukagenda arukanira witwa nde Espoir ajya kubaga so sinitayanote mubwire nazi Espoir niwe ukunshoborera so ngaho reka ibyo bintu reka kutuva mukanya ngo Rubayita ngo baramwirukanye mu rusengero mukanya ngo Espoir ngo ntabwo yiziye mu mutwe ibinyoma ntabwo ko twagusabye iyo letter birukana Rubayita ntiwayibuze ariko se Godfather kuki wowe uri kubihakana kandi yarajana ari gutuka gituza twari official letter nkeneye urwo rwandiko iyo baruwa harimo amazina ya Rubayita yitwereke unagiye no kuri site ya Zan Tempo ese wayiduhaye kuyifotora biratwara iminota ingahe mbanze cyangwa mashine yawe ntirafunguka akoresha yashika ndi kuvuga ubu muzimo ni ibintu ndi guhimba ibi bose uri guhimba uri guharabika ubwa mbere uhimba rega ugeze iminsi uhimba nta kibazo ndi guhimba mugende mujye kureba kuri site ya Zan Tempo birahari rero twumvikane sibyo yizana nimba utarimo guhimba urakoze cyane yewe nari nzi ko bagiye kuzana bagashwanyaguzanya urumva akajya nshyiramo akariro kuko ngiye I don't need peace ibintu byo kujya mu bahano mu mahoro mwamaze kubifata social media muyigira nk'uruganiriro rw'abantu bo muri famiye ntabwo tugira icyo dupfana hano my friend ubangamiye undi aramwasa urumva ngiye ibintu niwe wabitangiye uretse gato niwe wabitangiye ujya mu gikari mu bikemurira mu gikari wowe na ATM ntabwo byahereye hano muza mutubwira mwabikemuye uzabaze nge sinjya njya mu gikari uzabaze bro ngewe nta kintu navugira mu gikari ntavugira biterwa n'uwakikujanyemo hari ico wagiyemo kuko hari space twategereje ntitwayibona uravuga iyihe tariki ya mbere y'ukwa kwezi uri kiwerewere uri igipfupi twarategereje turaheba sindizirangira ari umutipe ukomeye ahantu ntiziragera none nigeze mbabwira ko nabwiye tariki ya ko ndababaza waratubeshe ko nababwiye tariki ya mbere pa nigeze mbabwira ukwezi wikanze igihuru
biga wabuze ukwa karindwi ukuntu nari wabuze ukwa nateguje ukwa amaradiyo karindwi uretse nk'atanu. gato ukwa karindwi kuwuhe mwaka Sanjake yatubwiye uyu munsi ngo hari imbaraga zimira izindi, hari ko ibigaragara ko hari izamize ndakubaza izindi. ko ndakubaza ukwa karindwi kuwuhe mwaka wa Waratinye nase pa wibagiye ko abantu nababwiye ko bose baza ntayazakora batinya, turabizi. ko ndabaza nababwiye ukwa karindwi kuwuhe wibagiye mwaka ko nababwiye ko ntayazakora. mureke guhindura sije Reka tubivugeho Gadifa umunota umwe. ndakumanura Ko wagize ubwoba pa niki uzaba reka tubwire nyangakaga nyangakaga we mu buzima bura ntabwo rero bisa kugira ngo ufate n'akanya umenye umuntu bro, urumva rwose ya ntabwo ngiye gufata nyine urukumva hano, urumva abantu bahangaha, abantu munkurikira cyangwa mukurikira abantu hano, muzi ukuntu mbafata, turagukurikira rwose hano, muzi ukuntu mbafata, mumeze nk'amafantome, natwe nuko tugufata kuko twarabibonye. urakoze cyane. ngaho tubwire ninde wari yagusabye kuvuga ariya magambo yose? mu ntega amatwi rero sibyo, warihanukiriye uradukanga muceceke mwumve, urumva mwebwe uko mumeze nk'amafantome sibyo, murabona ukuntu mumeze, murabona kwa kundi umwana mumeze nk'abana bato bafite imyaka 2-3, nibo bakunda junk food, baba bashaka nyine ibyo kurya byo muri McDonald's, ntibaba bashaka kurya organic food sibyo. gica makide ziryoha McDonald's iraryo ariko itera ni igikenya. McDonald's ukuntu iryoha na Fanta ikaryoherera Coca bigatera diabete nyuma, siko bimeze. Mwebwe rero kuko muri aha ngaha ngiye umva ngusobanurira ikintu kimwe ugomba no kumenya mu buzima kugira ngo ukoreshe social media, nuko ugomba kumenya ugomba kwitandukanya n'amarangamutima y'abuganiriza. Ikintu cya mbere cyica abantu bakoresha social media especially bavuga babona badiringa na namba, bakareba imibare, urimo kunyumva, imibare ikabashuka. Iyo utabashije gusimbuka iyi mibare igukurikira ngo ubashe kumva ko iyi mibare is just a number, ukabona hostinze abantu 100 baraje baguteza amatwi, baraje barahuruye, ntabwo baba baje ko bagukunze cyangwa ari uko bakwemera, barahuruye. Kadifa ico ntago ari kibazo warahamagawe, manza unyumve warahamagawe uritaba, aho ngaho nicyo kibazo ufite. Kuki utumva ko objective cyangwa nicyo nashaka kugeraho nagikezeho? erega cagezweho, twaranakibonye impamvu utabikoze. Ikibazo rero uruguhubuka, uri kwirukanka uri kunyerera mu kanwa bagira ngo wameze isabune. Manza unyumve, sorry pa, hari ikintu mwiteranya kuko mwe mukoresha amarangamutima, urimo kunyumva, nuko mwari mwumvaga ibyari bibarimo nagombaga kuvuga, ntacyo nagombaga kuvuga gishya, ntacyo nari kuvuga mutazi, ariko kuko mwebwe muri aha ngaha amarangamutima yanyu n'ibyifuzo byanyu mushaka kugira ngo nze hano nze meneke mbivuge, twumvikane ikintu kimwe nyangakaga, turi kumwe rwose. bajya bavuga ngo uko waba ukomeye kose nubwo mpinduriye context y'ikiganiro ntabishaka, ntabwo ndibuze gutindayo, turi kumwe 5 kuri 5. urusaku uko rwaba rumeze kose ntabwo urusaku ruhirika ingoma, sizi muri kunyumva rwose pe, urusaku n'induru uko ibe yangana yo, uko yaba ingana kose ntabwo ivanaho ingoma. That you have to understand that. Induru wavuza yose ubure wimbaza nkivuga, reka ndangize. So the thing is, ikintu mwe mutekereza Godfather nitandukanije n'amarangamutima, icyo ni ikintu nzi, niyo mpamvu umuntu wana ntabinginga. I don't care about number, kuza hanga abantu bagakubita bakuzura, ibyo ngibyo ntabwo ari byo ndeba. Icyo ndeba ni kimwe, ibyo ngiye gukora biragira ihe impact, biratanga uwuhe musaruro, sinzi turi kubyumvikana. Nibyo nemeranya nawe nakoze. Guhaguruka mwebwe, listen to me, hari ibyo nashaka kubabwirira hano about this case. So the thing is, ikintu mwe mutazi, mwe mutekereza, uyu mubare ugira akamaro, uyu mubare ugira agaciro. Ndavuga iyi audience dufite hano ishobora kugira akamaro, ikagira n'umusaruro bitewe n'uburyo bayikoresheje. Sinzi kubyumvikana. Ikongera ikakurimbura cyangwa ikakubera imfabusa bitewe n'uburyo bayikoresheje. So here's the thing, ntabwo mwe munkoresha, kuganira ari amagambo. Manza unyumve, Sanjaka ntabwo nigeze mpubuka, ntabwo nigeze, ntabwo nzigera mpubuka. None se bagusezeranyije
tega tumenye ngo amatwi wavuye unyumve mu tega bintu amatwi Sanja aho waretse Godfather ngaho akaganira ko turi aha, kumutegera ra. aho ngaho urashaka kugira ngo ngendere mu marangamutima yawe oya cyangwa uze kumeteza uretse gusa mubaze gato ku ijambo. listen to me genda serva unyumve neza cyane, ndabasavinga, ndabagaburira. Ntabwo umuntu ategeka uburyo umuntu amugaburiramo, ugabura niwe ugena uko uburyo agabura. Nabahaye ibyo nagombaga kubaha igihe cya nyacyo n'igihe cyari gikwiye. Arakoze. Turi Nakubaza kumwe? noneho ikibazo. Ihangane gato maze nsubize uyu mugabo. So here's the thing, abantu baribeshya. This number, kanze kubaza ikintu kimwe. This number cyangwa abantu bakurikira, hari igihe kizagera social media y'uyu munsi mu karere k'iwacu, social media imeze nk'umuhanzi wo mu 2000. Bamwe bavuga ngo urabyinira ngahe. Social media ifite agaciro gake cyane kubishobora kugira ikintu ihindura. Turacyari inyuma. So abahanzi baririmbaga kera, bararirimbaga, baravunika babiri ibyuya, bafungura inzira y'abahanzi bari mu uyu munsi. Bamwe barazimye, abandi baretse kuririmba, bamwe bagifite potential. Ubu turi kuvugana, abana bavuka uyu munsi nibo bari kurya umusaruro w'amatunda y'umuziki. Turi kujyana mu nyumve neza cyane. Same thing as social media today. Ariko dufite abandi bahanzi batangiye icyo gihe kirekire bitewe n'ukuntu bitwaye, barimo gusangira imbuto n'abana bato bari kubyuka uyu munsi. Abahanzi batabashije kumanaginga icyo gihe umuziki utabwaga agaciro, bamaze kuva mu nzira ntibahari. So listen to me, I'm not that stupid nkuko mubitekereza. Thank you. Ariko kuri mwebwe ndi ikigoryi, ariko May I mureke nkomeze ask kuba you a icyo question? kigoryi. Can I ask you a question? So nyanga kagara ndaje umbaza, ariko si waretse ko ngiye kurangiza ukambaza. So ibyo ngibyo mwibwira rero. Ni Sanja urimo kuvuga njye namanitse Oya, akaboko. ihangane ndavuga wowe kamaze ndangize kugusubiza. Ntabwo nigeze, nta muntu n'umwe. Reka nze nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya. Munavanga munabizi munatekereza. Nobody, ntawe ushobora kumpa ibisobanuro, ntawe ushobora kumbwira ngo ceceka ntuvuge, especially kuri General Laurent Nkunda umaze imyaka 16 mu gihome. Nobody ushobora kuza kumbwira ngo ceceke, kuko ntabwo abona ibisobanuro ampa. Nta muntu ushobora kumpa ibisobanuro ampa ngo ambwire ngo none ngo kubera iyi mpamvu ngo ceceka. Impamvu wampa imwe kuri Laurent kugira ngo kubinsaba mbireke kumuvugaho no kugaragaza kare no kugaragaza ibyago n'iki kintu kidafite izina, nuko nakumva maze kwambuka umupaka maze kugera ku butaka bwa sekuru. Arakoze. Twumvikana ikintu kimwe. So nobody utekereza ko bambwiye ngo ceceka ntuvuge, ntawe. Ibyo ntibibaho. Nabikoze ku bushake bwanjye. Uko ni ukuri, nabikoze mbishaka. Nicyo nashaka kugeraho nakigezeho. Turi kumwe? So ariko kuko amarangamutima y'abantu mushaka kumva ngo ni ibiki biri biuze kuvugwa bishyashya niki. Yes of course, muvugishwa n'amarangamutima. Reka nkubwire ko iyo ngeze kuri General Laurent, ntabwo ntekereza ko n'Imana yaza nk'imiga isobanuro ncyumvi. Ariko kuko ari Imana, wenda ari Imana ikora ibitangaza byakumvikana. Ariko nta muntu n'umwe aya masaha ushobora kuza kumpiga isobanuro ngo ambwire ngo urabona Godfather ntuvuge, iyi myaka 16 ishize Laurent ari mu gihoma ari hariya, urabona hari no, ntabwo bihari. Ntacyo, ntabwo iyo mpamvu ihari. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, nta nubwo umuntu abaho. Ariko rero ku ruhande rwanyu mwebwe n'abantu bafite amarangamutima, ntabwo muzi igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kuvugira. Ntabwo ngiye mvuga kuko mfite amarangamutima yo kuvuga, kuko n'umuntu uvugisha amarangamutima nari gukoresha amarangamutima nkavuga ibitavugwa. I can control myself, my friend. Kamenya igihe cyo kuvugira, kareba n'inyungu biri buze gutanga. Niba turi kumvikana, Mwatwemereye noneho tukoze. mukomeze rero mufate ayo marangamutima yanyu, mumfate nk'ikigwari kitakoze space. Motherfuckers, ninde muntu uzi, ninde muntu utazi urwo rugendo rwe kuki mudafungura izo process? Uretse gato ndabaza, niko nanga kaga
niki nari ngiye kuvuga wowe utazi utavuga. ndagushimiye nta n'icyo ndi bukomerezeho urakoze wansobanurira Nonsense. numvise So iki ngiki rero mugomba kubimenya, mvuga igihe cya nyacyo iyo mbonye hari icyo bigomba kugenda. wumve nanduranya But remember, numvise no, pe ikintu abantu bagomba Godfather, kukimenya, uretse gufungura mic. Impamvu mvuze kino kintu mucyumve neza cyane. Abantu, by the way, uransembuye utumye mvuga iki kintu. Iki kintu nandikiwe n'abantu, imbaga y'abantu, abantu bararakara. Waratubeshye, waradukinnye, mwogakina n'umunyanamwe. Narabakinnye, kimwe ninde mu muntu nari bakwandikiye narasiye ariko ndabikora. nyereka mubaze Uretse mu gato, bantu mu ruhame ndaje ndakubaza, ndaje ndaguha umwanya. So twumvikane ikintu kimwe. Ikintu cya mbere mugomba kumenya, reka mbabwire iki kintu. Kominote y'abatutsi muvuka muri Kongo bafitanye isano na Rora, mujye mwicara muvuge ngo turi abagambanyi. rero ntabwo mbamo Uretse gato, mwagambaniye uriya musaza igihe yari yarahagurutse, mwari proudiyemo mukorera buri kimwe, isi muhindutse abakomeye we still bamugambaniye. do the same Uretse gato, muramugambanira, mwamuteye umugongo, umugabo ari kuborera muri gereza, amaze imyaka 16. Ibi ngibi ni ibintu bihari. ariko yewe nakomeje Uretse kubikorera gato, batwa izo buryo bwo uretse gato bro, iyo tuvuze ubushobozi ariko kominote, yewe uretse gato, muramuvuga irwa ndwana ngo urukunyumva. So icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki rero, kubona abantu injiji, abantu reka nze mvuge educated idiot, muza ahangaha first of all mukumva ko tutagomba gukora nka kominote, mukumva ko muzumva igisubizo kivuye muri space yakozwe na Godfather, mwa ntipfunamwe. Why don't you, nka kominote igomba guhaguruka? Kominote kuki idahaguruka? Reka nze nkubwize ukuri, nta kintu niki na kimwe, reka nkubwize ukuri, ibi ngibi nzabibabwira kugeza ku munota wa nyuma. So iki ngiki kibabwira nobody, nta numwe ushobora kuza ahangaha ngo ambwire ngo simvuge kuri uriya musaza. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, kuko uriya musaza agomba kuvugaho. So aya masaha rero icyo nsaba kominote ni iki ngiki narasabye kuva na mbere, ntabwo mugomba gutegereza. Biratangaje kubona aya masaha ijambo rishobora kuvugira Rora tushobora kuritegereza kuri space. Mureke ibyo bintu, kominote ikanguke, ihaguruke igende isabe justice ya General Laurent Nkunda, bikorwe na kominote, ntibikorerwe Rora wenyine. Niba mushaka gusavayivinga, ariko abantu batinyuka amasasu bagatinya kuvuga muri bantu ki. So ibi ngibi kubivuga, ariko njyewe reka mbabwire, nabonye ukuntu nakoze space na ira space yo tariki ya mbere, cyangwa se hari igihe kizagera mfate screenshot zose ngende zishyira ngaha mureba amazina y'abantu. So rero I choose by myself, ndeba ikintu ngiye gukora, inyungu zirimo n'ingaruka zirimo, n'ibyo ndeba biratanga uwuhe musaruro. Ikintu kidatanga umusaruro ukora I mu can nyungu always za iyo ugiye kuvugira ngo ndo uri kureba inyungu nawe mbi ukumva mbabarira nyumvire kabisa. Icyo cyo rero reka nkubwire, iyo utasinze utondeka amagambo ukagira, ariko iyo wasinze uvuga ubuguri mbabarira nyine nyumvire reka nkubaze ibibazo, urambaza ibibazo byonyine utari no kumva n'ibyo ndi kuvuga. ndi kumva cyane ntugende Ngaho mbaza nkumva. basfa warakoze ahubwo ugiye byari byarananiye Kandi ukuntu watangiye kuvuga afande nkunda. urabizi ko mba umu extremist, siko bimeze. Nta kibazo Urabizi ko tudahuje umurongo, ngombwa iki siko bimeze. Ntabwo duhuje umurongo, nta kibazo kandi ntabwo ngiye ibintu ibi ngibi byo kuvuga ngo urumva ngo freedom of speech simbyemera. Ibyo bya freedom mu buryo bw'isanzure bwo kuvuga ntabwo mbyemera. nta nihaba bari ukurengera Ntabwo iyo isi bita iyobowe, freedom of uretse speech gato, nta nubwo isi iyobowe n'ukuri, siko bimeze. nta kibazo ntugire ikibazo by'ibyo byose mbigenderaho kandi Ibyo bintu byanyu rero ngo umurongo by'ubwisanzure ngo guhereza ndawuguhereza. umuntu ijambo, sinzi impamvu twanagirana na deba nk'iyi ngiyi kandi ibyo wemera ntabyemera, ariko baza ndakumva, kuko ntabwo nshaka kugira ngo nkunigane ijambo kuvuga ngo wazamutse. navuga ngo Tshisekedi erega nkunda ntabwo utari ayo Mbaza ikibazo ashaka kumbaza Jean. niko navuga Kabila n'abantu bakuru. No, mbaza ikibazo bro, mbaza ikibazo ashaka kumbaza ntuza gahunda yanjye. Waraje uraza uratubwira ati tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi uzakora igitangaza n'akasamutwe, nimutaza uyiruka uzareka ibyo mugomba kuza nkabereka amashusho yose y'ibi bintu wari wabigusabye uratubwira kubera emosiyo n'uburakari wari ufite wumva ko ugomba kuvugira nkunda. Njyewe buri munsi
ntacyo ngiye mpana nkunda biri close kukurusha mpana na nkunda icyo kuba wari umukongomani wese nk'ukuntu nawe nasaga kasamutwe wahohotewe ukaba nakurwanira noneho sinzi amakuru mufitanye muri Nord Kivu cyangwa Bro, bazi ikibazo reka nyine kujya nyivugira reka muri kugira umujeneti no 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 ibyo byo kibazo gusisira byawe bazi ikibazo cya gusfit the ubura point please uzankuba ye mutaka ikibazo cya muntu urangije wenyine uraza ati le premier ntayikora ibintu warahiye ku itariki nka zingahe ubu ku kiboro hanze ngo ntabwo ntibikoze ariko jyewe nkaba nabwiye abantu ati ntabwo ikibazo ni iki sinumva point nyine cya ku kibazo humura ndakikubaza Godfather nkaba narabwiye abantu ati iyi twese ntabwo Godfather azabikora ariko reka nkubaze none se hari isezerano bagusezeranyije ngo uyu mugabo azasohoka okay nka ba Cassien nta muhanga azabaho nta gifunzwe byararangiye mu aha bibazo none banza ikibazo cya nyuma ejo bundi wabonye doha mu mfungwa magana abiri bagombaga nawe kumushyiramo nk'abantu byibuze bafite nk'intumwa gutya kwaje bakamucomekamo bati atari ko hari n'umuntu w'iwacu w'i Rwanda nawe bamugarure twaje ariko ntabwo twabibonyemo ntabwo byararangiye noneho tubwire ibyo bagusezeranyije ni ibiki bande simbizi kubera ko wabiretse kubera none se niba uvuga ko utaza bande manza umbwire bande nyine ndi kukubaza bande Godfather nushaka ubivaho twiganira ibindi no bashaka ko uya tuganira hari wari wagusabye ndakubaza guterura bande bagombaga uretse gato ni bande nari mfitanye nabo amasezerano ku buryo bagomba kugira ibyo wowe bansezeranya wari bande watubwiye ngo banza uzazana okay umuyobozi wa AFC ubyibuke ndakubaza bande nyine wari urukumva watubwiye rero ngo ibyo uzazana bintu umuyobozi byanyu wa AFC ni abayobozi ntega ba AFC amatwi bakubujije cyangwa barakwangiye ko rero urazana ndakubaza abayobozi ba AFC so genda gakeya rero kangusubize kuri icyo kintu ugomba gusobanukirwa unakimenye n'uyu munsi mujye mureka ibyo bintu turi kumwe ntabwo njye kuva nagera ahangaha uzagende ubaze the way I do my stuff uri kunyumva ndabakoresha ntimunkoresha niyo muragendera ku marangamutima yanyu abakozi bawe nagombamo pe uretse gato genda gake ndabakoresha ntabwo munkoresha ninjye ubagenera ibyo mbaha n'igihe mbibahera ntabwo mumbwira ibyo mbaha n'igihe mbibahera turi kumwe uko urabona ko nakoze space hano ninjya kuyirangiza ntawe ndi buteguze nshobora kuyirangiza ikiganiro gikomeje nshobora kuyireka igakomeza so ntabwo ngewe ngendera ku gitutu cy'abankurikira kuko bafata nk'amafantome muraza mukumva gusa so ntabwo ngewe nkuru rw'amarangamutima y'abo bantu ariyo mpamvu ntari ibisobanuro nkeneye uwo ari we wese never nta bisobanuro mba nkeneye uwo ari we wese narabibabwiye bande nigeze ngutuma ngo nkubwire ibyo nzakora repremier ngutumira mu nama ndababwira nti rero repremier muzaze nzabakorera ibi nigeze mbatumira uwo byabangamiye go and unfollow ugenda ukore unfollow niba aribyo byari byatumye nkurikira genda ukore unfollow ndabwira everybody uwo byabangamiye but I do the stuff I do the things in my way muri mwebwe ntawe ngomba service ngomba kumuha no nkora ibyo nkora kuko nkumva ngomba kubikora nkabikora igihe cya nyacyo uko mbyuka mu gitondo ngafungura space uko mbyuka mu gitondo ngafungura live uko nkora ibintu byanjye mbikora mu buryo bwanjye mu murongo wanjye iyo wumva kunkurikira bitakikukundiye wumva hari aho nkubangamira cyangwa mbaha promesse sinzi ko nta promesse mbaha nta jyano mfitanye namwe nta gihango dufitanye nta n'amasezerano dufitanye nta contract nakoranye namwe you come over here ntawe njya nohereza link ngo aze muri space muzaze cyangwa mubyihorere turi kumwe so ibi ngibi rero mugomba kubyakira simbinginga I spend my time ibi ngibi rero kuko mutabizi mutanabyumva iyo audience kuzana narababeshye mwe bande ngenda bazi iyi ni nka radio this is a social media
iyo mfunguye space hano nkaba nshaka gutanga ubutumwa cyangwa nkakora space, reka mbabwize ukuri ko gukora iyi space especially ivuga kuri Laura, urimo kunyumva, uretse kuzanga nkavuga gutya ubutumwa nkaba mvuga ati objectif murebe, dore reba iyo ntuzi iranga hejuru, reba iyo Twitter aho hejuru imaze igihe kingana iki, nayikoze tariki zingahe, 24 z'ukwezi kwa kane, turi mu kwa munani kwageze, you can check now. Abantu bayikorera retweet ni bangahe? N'abantu bangahe? N'abantu 81. Iyi account aho nyifungura ejo bundi maze gukurikirwa n'abantu bangahe? Can you check? Ibihumbi 10 n'abantu 900, hafi 11. So listen to me, reka nkubwire ikintu kimwe, wambwira ko abandi bari hehe? Si account nshyashya ntibayifollowinze birukanka, hari abantu basibye account batakiriho ba kera, si account mfunguye ejo bundi. So icyo nkubwira ni kimwe, ni iki ngiki rero, papa sina objectif yanjye hano nkavuga, nuko numva ko mu bantu at least harazamo abantu 2 cyangwa 3 iki kibazo kireba bashobora kubyumva. Ikindi ntabwo ari ikibazo cya Laura wenyine, ntabwo ari ikibazo cya Laura wenyine. Reka nkubwire ikintu kimwe, uburyo urugendo rw'ubuzima bwawe, njye ntabwo nemerera kuri ibi bintu by'ibitangaza ngo urabona ngo you can fight, ngo you can work hard, ngo hanyuma ngo none ibitangaza bikagera mu buzima bwawe ukabiharatanira ukabigeraho. No bro, igeno ryawe, imiterere y'isi uko iteye, uko uzaba, ibyo uzanyuramo warwana, waceceka nturwane, ubuzima bwawe nuko buteguye n'urugendo buzanyuramo bwose burahari, biri hariya. Turi kumwe? Niyo aya masaha ibintu byose byahinduka, tuzajyana na nature. Niba Laura azamara imyaka 20 cyangwa 50, niba atazongera ngo atahe, niba azataha, niba ariko nature yabigennye, nuko bizaba. Tuzasakuza ariko nta kintu cyabihinduraho. Ariko icyo dukora kuri social media, nababwiye ko nta rusaku ruvanaho ingoma. Amagambo yose twakoresha, igihe cya Laura n'igeno rye kizagera, atahe mu gihugu cye cyangwa bigenda ukundi. Indumanika. Kankubwira ikintu kimwe Sanjaki, uri mwigeno man, manzi unyumve, ntega amatwi, nta n'ugishaka uburenganzira ceceka wumve, ntega amatwi wumve. Hano mujya mukoresha amarangamutima, mujya mukoresha reality. Listen to me, ntabwo mvugiramo ngo nkwemerere, no ngende umuntu ngize amarangamutima, ntabwo umvugiramo ngo nkwemerere. sawa, nta kibazo. Muting gato. So the thing is, ikintu mugomba kumenya, muzanasobanukirwa mukanicira mugashyira mu mutwe, icyo uzaba nta hantu kijya. Mwese mu byagi, abantu mwese muranga muzi reality, abenshi muri mwe, you know the reality. Turi kumwe? Muzi ukuri, muzi reality. Nta muntu utazi ukuri muri mwebwe. Laura ari mu mitima ya benshi, binabe bagiye kuva kera. Laura ni umugabo uri mu mitima ya benshi. Yaba akiriho yaba atakiriho. Ikintu tuzakora tugihumeka umwuka w'abazima, ni ukubwira abariho batamuzi, abazavuka tukamubwira amaza ya Laura no kugenda kwe n'ababigizemo uruhare. Ibyo tuzabivuga mpaka. Ntabwo amagambo yacu cyangwa guhaguruka tukavuga kuri Laura nubwo bitamufunguza, bizaba inyigisho kuri community, bamenye Laura uwo ari we n'amaherezo ye nuko byagenze. Turi kumwe?
then our voice ntabwo izapfa ubusa. Tujye tubyumvikana ibyo bintu abantu bisobanukirwa. So rero mwebwe abantu muzanga ngo urabona ngo urumva ngo ntiwavuze le premier, sinavuze le premier. Mwuka avugisha induru ibirenge mwe ninde utamuzi. nzakomeza ngende baze kubera ko So the thing uri is umugabo urengera kugira ikibazo. niba iyo muza kuba abagabo ese kuki ko muza aho ari mwagiye mukajya kurwana mukamubohoza mukamuvanayo. No sense. So niba muravuga abandi barafata intuza bakarwana mwe muri ahangaha no muri Amerika hari abantu bafunzwe bazira ubusa. Urakoze cyane. So ikintu kiriho rero tugaruke tuve ku kibazo cye nta nubwo kandi ikintu wimvugiramo bro, wimvugiramo ndagusabye kandi urabizi ko nabikunda. So ikintu kiriho mugomba kumenya, turi kumwe muranabizi nta nubwo ari umugabo njya mbyuka mu gitondo ngo nzane topic itanditse ngo nze kumuganiraho. So s'il te plaît for his respect munyemerere tugaruke kuri topic twari turiho kwanza tunamuveho. Ntabwo ari umuntu byuka mu gitondo hano ngo tuze muri space idafite topic ngo tuze kuzana izina ry'umuntu nkuriya. We give the respect mwese mwubaha. Turi kumwe ntabwo Laura ntabwo ari izina riri mwendere ku buryo dushobora kuza mu gitondo kuri topic nk'ingi y'amatiku twariho ngo tuze tumuganireho. So we move on, ntajye umuntu ongera kumuvugaho. Turi kumwe ariko ntabwo abatekereza ko kuvuga ko rura mugabo byarangiye mwaba mwibeshya. Ntabwo ariko bimeze. That's not gonna happen. Ntibizigera bibaho. Kandi ariho utubwira ngo ntihakagire umuntu ucecetse ugiye kuvuganura. Hari ikintu utari kunyumva, hari ikintu utumva. Nakubwiye ngo for the respect ntabwo hano in space yatangiye ari amatiku, twatangiye turi muri zira drama. Zumvikanye byumvikanye rwose kandi turabyubaha. So niba mushaka kumuvugaho mugende mufungure space muyigire title. Twakomeje kubya Espoir n'uriya mugabo wundi ibyo bavuze twabyumvishe kandi birumvikana rwose. Ibyo twabyumvishije ahubwo icyo nari nakubajije nuko wahisuza muri ibyo. Nakubajije ikibazo cyawe we na ATM mwari mufite hano mwakirangirije he? Uravuga ikihe? Ko twari dukeneye kumenya amakuru. Uravuga ikihe? Na ATM mwaresuranye bukeye ugaruka utubwira ngo mwarabirangije ngo yakwandike muravugana nta kibazo. Reka nkubwire ngo difata buriya wowe igihe kizagera umenye ntabwo njyewe ari uko bro, ntabwo njye ndi umukombanyo urumva n'undi munsi. Urumva? N'undi munsi. Dushaka kubimenya ikibazo mwakigiranye hano. Ntega amatwi uzabaze. Ese ko ndeba ntuzavuyemo. Uzabaze sha. Uzabaze. Mujye mumenya ibyanyu mwo kwitwa ugira ubwoba Gadifa, usigaye ugira ubwoba. Agire muzibe mwe mutekereza ariko ugashaka gushyushya iby'abandi. Ntega amatwi nkubwire Masi, niba ari Masi something like that. Reka nkubwire ikintu kimwe. Uri kumwe? Nari ngiye kubizana ngo mbidarapa. Urumva? Ntabwo uwo nguwo ari njye, uzabaze. Njyewe space ni recorded, uzabaze. Urumva? Njye ntabwo ibyo bintu ndakuzana hano ngafata ishoka ugafata indi tukabagana. Turi kumwe? Wansinda nkayamanika. Rubayita yayamanitse tutaragera kuri. Aravuga ati abantu bangira inama narakwendereje. I'm sorry. Ndinde ngiye ushaka intambara ku muntu uvuga ko ibi yamaze kumenya ikosa rye birarangira. Kandi Rubayita ni umuntu mukuru, why not? So rero mwishaka gufata ngo biriya ngo byabaye ngo ne murazana ibibazo ko byarangiye tukaba twarabirangije muri buriya buryo. Ubu byagenze bite? Rubayita nafate igitenya kenyere, Espoir yambare bote, umwe afata inkoni undi afata ikibando, batikurane. Utsindwa arajya kwandikira undi mubwira atari ko twabirangiriza mu gikari. Okay? Ariko kubona Rubayita akavuga ati umuntu azonze imyaka mwarangiza ngo urumva ngo ngwingwe Rubayita baga Espoir nayo ngo uyu ufata ufungure space nawe uzifungura. Ahubwo Espoir yamubaze buke uramugenga.
ritura ndabizi abanya ntube ndabanza reka ndabizi I Yagom- don't care yagombaga yewe kubaka nkwibutse ko uretse gato yaba Nyanga maza kaga. wumve Espoir ntabwo ndi ku ruhande rwe uriya ni ndero bayita sindi ku ruhande rwe icyo nshaka ni kimwe sibyo sometimes social media ziryoha iyo harimo akavuyo nimushanyuzanye mutikurane nta ruhande mfite icyo ntashaka ngewe ni kimwe I don't need peace on your problems. nta mahoro nkeneye urumva muri turane urumva noneho ubwo wumva imbaraga zishirana aregera mugenzi we baganire no sense abantu bafite abana bafite abana barangije za segondere mugiye kuza ngo urumva ngo urabona ngo byagenda ukuntu kubera iki abantu rubayita afite abana ni mukuru Espoir afite abana nta muntu uri munsi y'imyaka 40 muri bariya ubu muze hano mufate abantu b'imyaka 40 ngo urumva Espoir kora space fata inyundo mukubite kutuba muntu tumene nani ikintu bayita fata inshinge mukuremo amaso none usigara afite imbaraga aragenda yegere mugenzi we amubwira ntabwo hajya abaho ubundi ntabwo urugamba rutsindwa ntamanitse amaboko mubagane umanika amaboko arajya kuri kuba ripota muzane kwiyenge ibintu by'akazanga murumva muri bakuru byagaragara ibyo ni ibiki shwanyuza urumva bari gupfikisi muri abanyabwenge abantu b'abanyabwenge bamara imyaka 3 bari gutikurana nta mahoro nkeneye by the way muze tuye kuri TikTok ho umuntu agiye gutya akanakora no kuri Goro ariko no ku sense